Oke mbanje kubasuhuza ni Eli Kingi Marisi. Uyu munsi akantu tugiye kureba ni uburyo ushobora gufata ifoto ukabasha kwitereka ahantu ntibigaragare aho wari uri, ugakuraho agace wari urimo hakagaragara agace ko mu ifoto wari urimo, cyangwa se ukishyira hagati y'abantu benshi, cyangwa se ugafata ifoto y'umuntu ukayishyiramo ikirere cye akaba aricyo kirere cyawe ntihagire igihinduka. Ngira ngo hano muri kugenda muri aya mafoto nagiye nkora hano, dore niyo nayo aho ndi na Nyagiso, dore aho ndi na Bruce Melody, n'uburyo mubona akeyemo byose tuzagenda tubirebera hamwe. Oke, dore ibyo kuri iyo ndege, hari ifoto y'indege, mfata ifoto yanjye nyishyiraho, urabona ko ibintu ari neza. Rero ubwo uraza ukirike ku ifoto ujye muri inishuti, ubundi wizuminge neza, utambike winjirire kuri ahari akamenyetso kameze nk'uteranya uhingutse mu mafoto, ugende mu byumba bitewe n'ifoto ushaka, umanuke uyihitemo. Njyewe reka mpitemo iyo foto y'umukobwa yera, iyo ubundi wizuminge neza uhindukize ku buryo urabona ko uri kumwe n'umuntu, uyimanure uyiringanize, kandi niyo bisumbanye hari ukuntu bikata neza bikaza kujyana. Urabona ko ikirere kirahuye, ikirere neza, ndi kumwe n'indege, umukobwa turi kumwe, urabona. Warangiza ugasevinga nyine ifoto, warangiza ugasubira baka muri inishuti, ugahita ugaruka tukaza kureba ya foto umaze gukora uko imeze. Ngire ngo urayibona. Rero nta kindi bigusaba, ujya muri Play Store ukadawunilodinga apurikasiyo bita inishuti, ugakurikiza ariya mabwiriza yose wagiye ureba, ubundi ugakora amafoto meza aryoheye amaso nk'aya ngaya. Urabona hano ko ibintu ari uburyohe, kwishyira hamwe n'abantu. Mwakoze kuza rero, ndabemera.